Kuki Bibiliya y'Abakatolike igira ibitabo 73 naho Bibiliya y'Abaprotestanti ikagira ibitabo 66? Mu by'ukuri Bibiliya y'ukuri ni iyihe? Iyanditse neza ni iyihe? Nje kuguhishurira amabanga 5 abyihishe inyuma kuba Bibiliya y'abarokore cyangwa Abaprotestanti igira ibitabo 66 naho iy'Abakatolika Roman Catholic ikabigira ibitabo 73 byose. Urumva ko harengaho ibitabo 7 kuri Bibiliya y'Abaprotestanti. Iyi ni Bible Part 2, inyigisho turi kwigana ya Bibiliya. Tugeze ku gice cya 2. Mbahaye ikaze. Hari ibitabo 7 byongerewe kuri Bibiliya y'Abakatolike mu isezerano rya kera. Ni ukuvuga ngo Bibiliya ya Katolike igira ibitabo 46 naho iy'Abaprotestanti ikagira ibitabo 39. Ni mu isezerano rya kera ndi kuvuga. Bibiliya y'Abakatolike irengejweho ibitabo 7 ari byo Tobi, Yudita, igitabo cya mbere cy'Abamakabe, igitabo cya kabiri cy'Abamakabe, mwene Siraki, Baruki, ndetse n'igitabo cyitwa Ubuhanga. Si ibyo byonyine kuko n'igitabo cya Esiteri, icyo muri Bibiliya y'Abakatolike bavuga ngo ni Esitera, kirengejweho imirongo. Kuko muri Bibiliya y'Abaprotestanti igitabo cya Esiteri kigira ibice 10. Ibyo bice 10 cyangwa kuri icyo gice cya 10 hariho imirongo 3. Naho muri Bibiliya ya Katolike kuri icyo gice cya 10 hariho imirongo 3 naho, ariko umurongo wa 3 ufite A, B, C, D, E, F, G, H, I, J ndetse na K. Aho usanga muri iyo mirongo cyangwa muri ibyo bice by'umurongo wa 3 w'igice cya 10 usanga hagarukamo ijambo Imana. Naho muri Bibiliya y'Abaprotestanti igitabo cyose cya Esiteri kuva ku gice cya mbere kugera ku gice cya 10 nta jambo Imana rigaragaramo. Si ibyo byonyine kandi kuko muri Bibiliya y'Abakatolike igitabo cy'umuhanuzi Daniel harengejweho isezerano rya Azariya, Suzana, Beri na Dragon. Ibyo ntiwabisanga muri Bibiliya y'Abaprotestanti. Ese byagenze gute? Ni igiki kibyihishe inyuma kuba iyi Bibiliya y'Abakatolike igira ibitabo 73 y'Abaprotestanti ikagira 66? Nk'uko nabigarutseho tujya gutangira inyigisho yacu igice cya 2 Bible Part 2, nababwiye ko ngiye kubahishurira amabanga 5 abyihishe inyuma. Ibanga rya mbere ni irihe? Ntaratangira nsobanura ibanga rya mbere, hari icyo twita canonicity. Ubundi amadini ya Giporoso cyangwa Protestant Church ibi bitabo 7 birenze kuri Bibiliya y'Abakatolike babyita Apocrypha cyangwa Deuterocanonical books. Iyo tuvuze Deuterocanonical tuba tuvuze second canon, kanoni ya kabiri. Ese ubundi iyo bavuze kanoni baba bavuze iki? Canonicity. Canonicity ni uburyo itorero rya mbere kuva mu kinyejana cya mbere kugera mu kinyejana cya 3 itorero ryayishuriwe cyangwa ryavumbuye ibitabo Imana yemera, ibitabo Imana yashyizeho yadeterminye ko bigomba kujya muri Bibiliya nyuma yo gukora research ihagije cyangwa ubushakashatsi bwimbitse, bayobowe n'Umwuka Wera, bayobowe na Roho Mutagatifu. Kugira ngo igitabo cy'isezerano rya kera cyemerwe gishyirwe muri Bibiliya, ikintu cya mbere, ibanga rya mbere ritazwi n'abantu benshi, igitabo cyagombaga kuba cyemewe na Ezira.
reka nse n'uvuga gatoya kuri uyu mugabo witwa Ezira. Ubundi izina Ezira bikomoka mu rurimi rw'Igiheburayo Azar. Azar birasobanuye ngo gufasha, to help, support, aid, gufasha. Abayuda iri zina baryitaga abana b'abahungu bashatse kuvuga ko Imana ifasha, Yahweh helps. Ezira yakomokaga mu muryango w'umutambyi Eri. Uyu Ezira yari umutambyi ukomeye w'Uwiteka ndetse akaba n'umwanditsi ukomeye cyane Abayuda bari bafite. Iyo dusomye mu gitabo cye, igitabo cya Ezira igice cya 7 tugasoma umurongo wa 6, Bibiliya iravuga ngo Ezira uwo arazamuka ava i Babuloni, kandi yari umwanditsi w'umuhanga. Yari umwanditsi w'umuhanga mu by'amategeko ya Mose yatanzwe n'Uwiteka Imana ya Isirayeli. Umwami amuha ibyo yamusabye byose abiheshejwe n'ukuboko k'Uwiteka Imana kwari kuri we. Mu gice cya 7 nanone twasoma ku murongo wa 12 haranditse ngo Aritazerusi umwami w'abami yandikiye Ezira umutambyi, umwanditsi w'amategeko y'Imana nyir'ijuru. Ndetse twanatarukira ku murongo wa 21 haravuga ngo njyewe ubwanjye umwami Aritazerusi ntegetse abanyabintu banjye bo hakurya y'uruzi bose yuko icyo Ezira umutambyi, umwanditsi w'amategeko y'Imana nyir'ijuru azabaka cyose kizajya gitanganywa umwete wose. Uyu Ezira Bibiliya iramuhamya ko yari umutambyi akaba n'umwanditsi w'umuhanga w'amategeko y'Uwiteka. Kugira ngo rero igitabo cy'isezerano rya kera cyemerwe gishyirwe muri Bibiliya, ikintu cya mbere, ibanga rya mbere cyagombaga kuba cyemewe na Ezira, kuko ubundi Ezira nawe ari mu banditsi 32 banditse isezerano rya kera. Usibye kuba yaranditse iki gitabo cye cya Ezira, yanditse n'igitabo cya mbere cy'ibyo ku ngoma n'igitabo cya kabiri cy'ibyo ku ngoma. Acyandika cyangwa abyandika mu gihe Abisirayeli cyangwa Abayuda bari bavuye mu bunyage i Babuloni. Uyu Ezira yari afite umwuka w'Imana mu buryo budasanzwe, yari afite ihishurirwa. Ezira yanditse inkuru y'uwitwaga Zerubabeli. Zerubabeli wubatse urusengero rwa Salomo, wongeye kurwubaka urusengero Salomo yari yarubatse rwari rwarasenywe. Yanditse izi nkuru za Zerubabeli kuva mu gice cya mbere cy'igitabo cye cya Ezira kugera mu gice cya 6. Impamvu mvuze ngo yari afite ishurirwa ridasanzwe nuko iyo tugiye mu mateka ya Bibiliya, Ezira atigeze ahura na Zerubabeli yewe habe n'ishuri imwe. Zerubabeli yabayeho mu mwaka wa 536 mbere ya Yesu. Ezira we abaho mu mwaka wa 458 mbere ya Yesu. Ni ukuvuga ngo hagati ya Zerubabeli na Ezira harimo imyaka 60 yose. Ahubwo umuntu Bibiliya itwereka wahuye na Ezira ni uwitwaga Nehemiya, kuko iyo dusomye mu gitabo cya Ezira kuva mu gice cya 7 ugakomeza ukageza mu gice cya 10 tubona uburyo Nehemiya yakoranye na Ezira. Nehemiya yabayeho mu mwaka wa 445 mbere ya Yesu. Naho nababwiye ko Ezira we yabayeho mu mwaka wa 458 mbere ya Yesu. Aba rero bakoreye hamwe igihe Ezira yari ari gusana inkike z'i Yerusalemu. Ni ukuvuga ngo Ezira yaje nyuma y'imyaka 60 Zerubabeli yararangije umurimo we.
Ezira yaje cyane cyane aje kwigisha amategeko y'Imana, Sharia law. Ibitabo by'isezerano rya kera hafi ya byose, cyangwa se nshatse navuga ngo byose, ni ibitabo birimo ikintu kijyaniranye n'amategeko cyane cyane. Uyu Ezira yari abisobanukiwe, niyo mpamvu kugira ngo igitabo cyemerwe cyo mu isezerano rya kera gishyirwe muri Bibiliya, icya mbere, ibanga rya mbere cyagombaga kuba cyemewe na Ezira. The book must agreed and guaranteed by Ezra. Murakoze cyane. Reka inyigisho yacu ya Bibiliya Bible part 2 igice cya kabiri tuyisoreze ahangaha. Tuzagaruka ku munsi w'ejo dukomeza n'amabanga ane asigaye yashingiweho bandika isezerano rya kera, bafata ibitabo by'isezerano rya kera babishyira muri Bibiliya. Tuzarushaho kandi gusobanukirwa impamvu Bibiliya y'Abakatolike igira ibitabo 73, iy'Abaprotestanti ikagira 66. Uyu munsi wa none utahane ko ibi bitabo 7 birenga kuri Bibiliya ya Katolike ntago byemewe na Ezira, ntago biri mu bitabo Ezira yemeye. Nge mwumvaga yari Imana irumva Dieudonné. Mukeneye kutuvugisha mwatwandikira cyangwa mukaduhamagara kuri nomero yacu ya WhatsApp 079 015 69 70. Tuzasubira ku munsi w'ejo n'igice cya gatatu cya Bibiliya dusobanura andi mabanga ane asigaye. Imana ibahe umugisha ibarinde, ndabakunda.